Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, no kubona kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo maze kwakanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugatutsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe hasi mbere y'uko ureba ino video kugira ngo ibyo byose ninjye mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, kuko bari byagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka code twandikire aho waba urose mu gihugu kuri 0789351626 tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugagufasha kubona code nziza, twaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha ubona akunogeye uboneka ku munsi yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo ukunda kuza, tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. wariyigishije ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri, twandikiye kuri izo nimero tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, twandikiye kuri izo nimero tubigufashemo. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626, byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana icyo uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, imodoka igupfiriyeho, ntiwaterura ikamyo, ahubwo iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Ese ugishyira mu ntera ingana iki kugira ngo uburire abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga? Ari nko metero 5 ubwo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, mbega nko metero 25, sega nko metero 45, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 100. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ani isoki kuri nta kindi ni B muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Mukunda kubibona cyane cyane mu nzira nyabagendwa, imodoka irapfuye bashyiraho kino cyapa bakagishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndizera ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzuma rimwe mu mezi 6. Ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, kuvuga ngo toni 3.5 no kuvuga ngo ibiro 3500 ni kimwe. Murabizi toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bino dukoresha turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri baba bashatse kuvuga ngo ikaba ari igiso cy'ukuri,
B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza kimeze gutya. Ariko hano bakavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka. Uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba bavuga mu mezi 6 uhita uhitamo ko ibisubizo byose ari ukuri. Impamvu mba bivuzeho nuko nzi ko hari ikindi kibazo neza neza kibaza gutya, ariko hari abavuze mu mezi 6 bakavuga ngo mu mwaka. Ndakeka ko nibaramuka bagihinduye urahita ugikora. Mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0788 935 1626 tugufashe ko na kode, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza nogerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Uravuga ku buso gusa. Hari ibyapa bigira imizenguruko, ibirango, ubuso, ariko hano batubwiye ku buso gusa. Uravuga ibara ry'ubuso gusa. Ese ibyo byapa ukoresha bari kuyobya umuhanda ni ibihe? Ara ngo biba bifite ubuso bw'ubururu. Mbega ngo ubuso umweru. Sega ngo ubuso umutuku. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizami yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A aba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi bakoresha icyapa kiranga gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano bari batubwiye ku buso gusa, niyo mpamvu tuvuze ubururu. Iyo batagoresheje biriya byapa biranga bakoresha n'ubundi byapa bitegeka. Murabizi wenda habaye nk'icyago, imodoka yaguye mu muhanda irawufunga, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo bashyiraho icyapa gitegeka. Kandi murabizi icyapa gitegeka kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano batubwiye ku buso gusa. Iyo badakoresheje biriya byapa biranga bakoresha ibyapa bitegeka, kandi byose biba bifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko waramaze guhitamo A. Ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kwiga, turakwigisha mu buryo bwa online, aho waba rose mu gihugu wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uratwandikira ukatubwira amasaha wabona ubonekaho ku munsi akunogeye. Nubwo waboneka saa 2 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 335 tubigufashemo. Ntugatekereze kumaza wajya gukora ngo nutsindwe ubone kutugana. Tugane tukwigisha ugende gukora ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ibinyamitende 3 n'ubwikorera n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe no byikorewe na muri kizikoreye n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ubugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura, gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cya nyacyo. Aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere.
mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Sega ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze gutemeza cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye imbere yawe ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Rero kino cyapa cyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Ukande subscribe kugira ngo nikira wirindi somo uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ugeza hari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ugeze hariya kuri zebra cross, cyangwa ibyo mwita ngo ni inzira y'abanyamaguru mu Kinyarwanda, mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni zebra cross. Uhasanze abanyamaguru ntibatangiye kwambuka, ese wakora iki? Ari nko kuvuza ihoni, mbega ngo kwihangana ugategereza, sega ngo gukomeza mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari icyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza, ukareka bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni. Murabizi ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. None ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. A iraba ngo kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari icyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha. Ndakeka ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe, wenda kubera atamenyereye n'ibintu by'ibinyabiziga, kubera umuhaye rifuti akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Ari nko gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, mbega ngo kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore. Sega ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, uba ugomba hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. A ntiyaba igisubizo cy'ukuri. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi ntibibaho. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore yitwa impanuka kubera ko muba mutayiteguye. Se kandi ufunga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, waba wikunze bo ubuzima bwabo ubushyize mu kangaratete. Uba ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Niyo mpamvu hano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya
urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha. Murabizi iriya byapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe, hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari nko mu masangano, mbega ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Sega ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukana, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ese bino bintu bavuze bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo ugeze kwa kiriya cyapa kibuza cyangwa kiriya gitegeka, utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka ukigihitaho. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri aho gishinze, ukagenda imbere mpaka ubonye ikindi cyapa. Niyo mpamvu bavuga ngo n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona impande 3? Ese uri kubona impande 4 cyangwa urabona ari uruziga? Cyapa gisobanura iki? Gifitiye ishusho. Gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande 3, iyi ntabwo ari impande 4. Ishusho ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo ubuso bw'umweru no kuvuga ngo ubuso bwera ni kimwe. None kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo hanyurwa na velomoteri gusa. Beka ngo nta modoka. Sega ngo hanyurwa n'imodoka gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, kiravuga ngo ntihanyurwa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Hano harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ziriya modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Murumva ko nyine n'igisubizo ubwacyo gihita kikubwira ko kiri kubuza. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura gukora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu, gukora rimwe tugahita dutsinda. Bibutsa ko kode ziri koneka, twandike cyangwa duhamagare. Murabizi turi mu ntangiriro z'ukwezi, tugufashe ko na kode yaba ya provisoire cyangwa se yo kuri kategori. Twandike cyangwa duhamagare rero kuri 078 935 16 tubigufashemo mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online kandi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsindamo twandi cyangwa duhamagare. Ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ukeneye kwihugura umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali turabikora. Ukeneye ko tugugura kuri mudasobwa turabikora, ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandi cyangwa muduhamagare ku izo nimero tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobekera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Murabizi nabateguye isomo ry'ibyapa nyongera. Ushobora kuba utazi kino cyapa bavuze neza ukuntu kimeze, ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye. Nabyo bigufasha guhita usubiza igiso cya nyacyo. Biba biteye kubera buryo bukurikira. Ese biba bifite yahe mabara? Ara ngo ubururu, umweru n'umutuku. Mbega ngo umweru, umukara n'ubururu. Sega ngo umutuku, umweru n'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Murabizi ra byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande 4, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ubwo mabara mvuze ni 3: umuzenguruko w'ubururu, ubururu, ubuso bw'umweru, umweru,
ibirango by'umukara umukara nibyo bibi rero byo bashyize kuri B. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ibyapa nyongera umare kuyireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa nyongera cyakugora. Ubonye hari ikintu kiri kugora uri gukosora kino kizame, cyandike muri comment ukande subscribe niyishyira uzahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara ndangaburumba aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona amatara ndangaburumba y'ikindi kinyabiziga nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere cyacu tukaba nta gicu kibudise dufitemo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijoro rikeye. Hari abantu benshi rero bakunda kubyitiranya akavuga ngo buriya ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko nta gicu kibudise dufite. None n'amatara ndangaburumba aba agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? Ari mu metero 50 nibura. Beka ngo metero 100. Se ngo metero 150, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 200 nibura. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D metero 200 nibura. Utari wahisemo D n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ukosora kino kizame kimwe wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye. Ibazo ukosoye nka 5 ugerwa ugakora rimwe guhita utsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iby'ibindi binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuramana turi buze kujya kuri 20. Aranga ibinyabiziga ndakumirwa. Beka ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Se ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari abavuze ngo metero 2.10, kwandika ngo metero 2.10 no kwandika metero 2 kimwe byose ni kimwe. Murabizi zero inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikira ku iyo zero nta kintu iyo zero bivuze. Kuba metero 2.10 no kuba metero 2.100 no metero 2 kimwe byose aba ari kimwe. Ntuzabitindeho rero mu gihe wajya mu kizamuka bananditse ngo metero 2 kimwe. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Turahisemo D n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya. Ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago. Ese kikaba gisobanura iki? Aranga umuyaga w'intambike. Beka ngo urusaku rwo mu muhanda. Sega ngo ikibuga cy'indege, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Ndizera ko wamaze kugitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography murabona ko kano ni kakandi gapima umuyaga kari mu kirango. Ibyapa byose biburira biba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kikaba gisobanura ngo umuyaga w'intambike. Bakabikuburira hakiri kare kugira ngo uhagere wamenye ko uhari, wenda ube wanafunga n'ibirahuri by'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri modoki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rifite amabara akurikira. Ubonye ko hari umuntu ukeneye kukudepasa, kugira umwereke ko wabonye ko ashaka kukudepasa. Izo ni mu ndimi z'amahanga kudepasa, murabizi nibyo mukunda kwikoreshereza, ariko mu kinyarwanda cyiza baravuga kunyuranaho. Kugira umwereke ko wabonye ko ashaka kukunyuraho. Ese iyo tara bakoresha kugira umwereke ko wabonye icyo kimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho
ko yaba ari kubikwereka iryo tara riba rigomba kuba rifite amabara asate. Wowe urikoresha uri kumwereka ko wabonye ikimenyetso cy'uko wabonye ko ashaka kugudepasa. Ese riba rirasa ute? Ara ngo umuhondo, beka ngo icyatsi kibisi, seka ngo umweru, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko amaze kucyitamo hano isoki kuri nta kindi ni B, riba rigomba kuba risa icyatsi kibisi. Utari wahisemo B, n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibigomba kurenza ibihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo metero 11, beka ngo metero 10, seka ngo metero 7, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, n'isoki kuri nta kindi ni C, metero 7. Ese uramaze gutamo C? Ese uramaze kwandika ku papuro? Utari wahisemo uhite ugihitamo mu kizamura akora mu kanya. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Nkibutsa gukanda subscribe hasi, wabona hari inshuti yawe ishaka kwiga amategeko y'umuhanda kayisharinga video nayo akaza twiga tugakora rimwe, tugahita dutsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Nkomeje gushimira abantu aho mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, ababyandika muri komenti, abaduhamagara, abatwandikira kuri WhatsApp. Imana ibamugisha, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamuka gukora rimwe ugahita utsinda, nta handi hantu uzajya ugisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo muri isangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ugeze hano uriya murongo urombereje hagati mu muhanda nuriya uri imbere y'iriya modoka. Hakaba na kiriya cyapa cyanditsemo stop. Stop ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda cyiza no guhagarara. None ni ukubera iki yaba ari uriya murongo na kiriya cyapa cyanditsemo stop? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini, mbega ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Sega ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Kubera iki? Tegereze neza nino sangano ry'umuhanda tugezemo. Ugiye kwinjira muri uyu muhanda, ntabwo uri kureba iburyo, ntabwo uri kureba ibumoso, kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Bashyiraho kiriya cyapa rero cyanditsemo stop, ugahagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko bigoye kubona neza mu muhanda munini uri kwegera cyangwa ugiye kwinjiramo. Ndizera ko wamusitamo A, ndizera ko wamusikandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso. Ara ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri, mbega ngo ni bibi igihe cyose. Se ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta isoki kuri kirimo. Ese gutwara ikinyabiziga cya uzungazunga mu muhanda? Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isoki maze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B. Ni bibi igihe cyose gutwara uri kuzungazunga, ni bibi igihe cyose. Umuntu agiye kukudepasa, agiye kudepasiriza ibumoso, usuzungazunga uva iburyo umusanga ibumoso, ugiye kumugonga, umuteje ibyago cyangwa nawe akaguteza ibyago. Ibyo byago kandi haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Urumva ko muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo, mbega ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. Se ngo hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo iki? De bari kutubwira ngo inkoma nibambiye. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni se ahegeye amasangano n'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Icyapa cyose uzabona giteye kuri ubwo buryo kizaba kiburira. Ndizera ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Bakunda kubaza ibibazo byinshi byerekeye ku nzira za gari ya moshi, kandi mu Rwanda nta nzira za gari ya moshi zihari. Kubera iki? Ushobora kuzajya mu gihugu izo nzira zirimo, cyangwa se natwe kera iyo mihanda ikazagera mu Rwanda. Urumva uba ugomba kuba ufiteho amakuru. Ikibazo cya 20 ari cyo cya nyuma kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? Ari ngo abanyamaguru, mbega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe bande? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa hano. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Wari wahisemo A ni isomo cy'ukuri nta manota baraguha, wari wahisemo B ni isomo cy'ukuri nta manota baraguha. Ugomba guhitamo se, kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri ari byo A na B. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga bibona abantu bakoze subscribe gusa, ndetse na biriya bibazo nkunda gushyiraho, cyangwa se ari amasomo ngenda mbategurira. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0788 935 16 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo, tukaguha n'imyitozo, kuko tubonye ko umunyeshuri wacu ari kwitegura gukora ikizame. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko bitewe n'akazi ukora bitakunda guze twigane mu shuri. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, turakwigisha mu buryo bwa online, tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urabibona muri telefoni yawe. Babyita Google Meeting. Rero twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 bigufashemo. Wagize ikibazo uranyandike cyangwa ukampamagara ngagusobanurira serivisi yo gusobanura yose iba ari ubuntu. Hari isomo ukeneye ubyandika muri comment ugakanda subscribe. Uri hafi gukora ibibazo rikunda kukaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.